ni inkuru mbi ku Regan umunyamakuru wa RBA tugezeho aka kanya. Ni inkuru ivuga ko uwitwa nini tereka mujye mwemera menagure none se mvuge ngo iki nakundi yego akaje kagira gute karemerwa umvaye natinye no guca ku ruhande mwarabyumvisha rimwe abanyamakuru bamwe babasiniya bagenderaga n'ikipe bakagenda harimo abakobwa aho ngaho n'iki bagahuza urugwiro bakirirwa kuri za mukudashi tayari papa bakubita mikudashi hariya ugasanga sometimes biranateza n'iyo nyatsi umvaye kandi umugabo mbwa arakwenuka si imbere y'uwo baboshye oya nagaseka imbohe nagakwenuka ijambo nta mwanya wo gutakaza Erikada rero amakuru menshi aka kanya mikoro ni yawe Jaras Official bwira abanyarwanda habari niki cyabaye byagenze gute Rigani byagenze gute kugira ngo yisange hehe barigira ibyo bamuboshye bagira ibyo bari kumubaza bamaze kugira gute kumuta muri yombi tugendana ariko kumuta muri yombi yamaze kwambikwa murenzanye inkuru nziza mugiye gusobanukira kose wiseka oya inkuru nziza byihorere ariko nawe usobanura ibintu neza iyo baboshye inkozi y'ibibise nyine tubyemere kandi hari impamvu bagufata kugira ngo babanze bagire amakuru bagukuramo utarica iperereza bafashwe nijoro kuri match ya Gorilla na Peri kirangira. Rigana arafunzwe na Jangwani na Jorginho barafunzwe bazira ibyo ngibyo hari amafaranga yariwe muri Peri ubwo na Rugaje mu kuyiba amatike muri Peri Rugaje arazira kwiba no kubeshya Jangwani na Jorginho kunyereza ibiceri bya Nyamukandagira rwose gakimara gutanga interview mbigenze nagize umunsi muremure kuva mu gitondo ubwo Rugaje Rigani bari bamaze kumuboha ari rukarwa ariko umugabo mbaseka imbohe have aratura abakandi neza ba nabaye imbohe rimwe ntambwe n'ubwa mbere sinubwa nyuma sinubwa gatanu kuvanga gufungwa isako wafungwa kisa wapfa ukajya no kubitaro abo banga umugabo bwasike basi ndi kumuseka abonye kindi gere inyuma kugira ngo mwumve ukuntu nagize umunsi muremure ntabwo nigeze njya Kacyiru ndahayobewe sori ganakora muyobewe inkuru namenaguye ahangaha y'ukuntu wasiri Aperi mugenda runono esho bundi nago yateranya amagambo na afande nyakubahwa umvaye hari aho biva na undi muntu uzabibabwira birangiye rero Rugaje Rigani bamuboshye uwitwa Jangwani bakora iki naye baraboha ubu wasira ari kubyina kamucere umugabo mbwagira aseka imbohe nzanye inkuru nziza ubwo nerekezaga Kicukiro nagiye ahantu bita kuri SKFM kwa Fabrizio wanje mu kuhagera ijisho naga ari umweru umutuka igice ubururu irindi ye baba we ndi umukada Fabrizio yari uwanjye yokoyo noneho baburetse wicamo inkuru iteye ubwoba noneho mbabwire nanjye iyo umukada ageze mu nyubakara yijagajaga nzanye amakuru mbabaje ku nshuti yanjye baburetse ayo nyasubike wumva ukuntu byagenze biri ndaje magere nshuti yanjye murayumva byagoye amaze kugira biteye ubwoba nibamuboshye ariko mu bihe bishize hano kuri Jaras Official namenaguye umwandiko ndetse nza kuvuga abandi bantu muri sarcasme batari mu maboko yabo vugaga muri Nyamukanda n'ibiki yego ikibuga mu mayeri oya ibintu byabaye ku rwego abantu ngo bitwa abapampe ku rwego abantu nyine bakuramo umusaruro wabo badaharanira inyungu z'ikipe birazwi kugera hafande CDS avuze ati umuntu wahereje kontrata ariko ninde muri abagome yababonye ni mumbonye kugeza ubwo bakusanyije akayabo bagahadariko champion itarangiye yari kuyitwara wayitwa mbabarira Popi yego tumenagura iyo nkuru ndabyibuka nayo imenaguye nk'uyu munsi haciyemo iminsi ibiri Taifa yimenagura y'uwo ari umubitsi ushinzwe imari muri EPI wamaze gusohoka mu rwamubyaye yerekeje Canada Amerika ntabyo mwibuka iyo nkuru mugende muyirebe almost 5 months 4
amezi ane gutya atanu yego iyo twarayimenaguye aha yego Georgine ngo baramubwira ati dosiye nta kibazo kirimo ntago yari ari katikati baramushimashima baragarutse mu rwagize gute rwamwibarutse n'ahantu navuze ngo po dosiye imwe nande na Rugaju Rigani na Jangwani Isa Jangwanovic ye ubwo iyo tugezaho turavuga ngo epi tupa ndani kunyamuhari yego byawe birasobanutse. Aperi rero ikoresha imisoro y'igihugu ntago muzagenda ngo murya amafaranga ngo yiki ngo bigende gute ukore fraude twinjire rero muri iyo nkuru nyihereho yego nze mbabwire izindi nkuru z'imiriro ibyo nuko ari byo bihari ariko abantu nibabisobanuye byimbitse. Umwaka ushize nk'iki gihe ngo twinjiye mu kwa 8 murabyibuka kwa 9 yego piramide ikomeje kubana Aperi piramide yagiye kubita sita irongera irururutsa ngo bakerema barahije imigeri ariko ikadukorera iki kigome hano twararwanyije turasiribanga ariko twageze mu Misiri bigenda gute mu Misiri s'amateka yaho ntazwi ibyaga 10 n'ibyahubanukiye mu Misiri yego inyanja y'umutuku yanyweye bande yego omvaye n'abahungu be tugendane yego kuri piramide niho ibara ryabereye aho niho nzaniye amakuru meza mu nkurikirane. Aje Sport ifitanye amasezerano n'abanyamakuru bayirimo ndetse na ministeri ya siporo yego iyo amakipe asotse nationali ayanga yasokeye igihugu asanzwe y'amakreb hari ukuntu hari umunyamakuru uherekeza uwo ngo mwari muzi ko yishyurirwa na ministeri yego miniki ministeri iki gihe bagenda mu Misiri umuntu wari uri kuri iyi misiyo umwe yari Efrem Kayiranga muramusi yari akiri ku ishusho undi yari Bayingana wasinye contrat determiné wa BNDB indeterminé indefinite contract yego hose nugwerekeza niwe yego ariko yari iteretse none se urwego rwe ni ruzi arabideserving yarabyigiye sports management musi wa mbere tugendane yego icyo gihe abanyamakuru batangira gutekereza uburyo bakwiyishyurira ni ibisanzwe noneho bakagira ukuntu bagira recommendation ndetse no muri ministeri nahe no muri Ferwafa ni imikoranire aho niho hagaragaramo abitwa ba Rugaju Rigani abafana batandukanye nakwinjira mu mazina yabo biyishyuriye icyo gihe aho niho hinjira Morikari ngo ndi hafi gusubira kureske kugira ngo mutungurwe aho niho hinjirira Rikari nawe nk'aba barigani nabo baguze itike ku ruhande aba bajangwani niko byagenze ariko impamvu witwa Rikari we atajemo atafashwe nuko habayemo tushe muyinyemerere nyimenagure bigenze nese ko ndi umukadi hari n'umudamu namenye yitwa ngo Penina ukora hehe muri ministeri ni ubu waprove agira gute bakorana na za Ferwafa ndetse na Aje Sport urumva iyo MOU baba barasinye aho niho hagaragaye ko ku rutonde guhita bata muri yombi Georgina wari ushinzwe iki urushinzwe finance baje gusanga basanga babanyamakuru babiri ubwo dukuyemo ubwo muri kubumva babiri batawe muri yombi bo bari yishyuriye itike ku ruhande ariko nanone basotse ku rutonde rw'abantu bari kugira gute kwishyurirwa bisobanuye ko habayeho double payment bisobanuye ko ariyo magambo Rikari yarizeho mu gitondo ubwo Sam Karenzi yari amaze kumugira inama genda umene ishinganishe menya ubwenge mikoro nicyo tugomba kuyibyaza umusaruro tabaza fande w'icyubahiro itadi general James Kabarebe afande bana birazwi urwego rwe yafashije abasportifu benshi yagiye afasha n'abakinnyi bataciye muri Aperi ntago bizwi ntibirirwa muririmba akunda siporo aho niho nababwiriye ukuntu Mubaraka yakinnye no muri Ntaruka uburyo yagiye afande CDS aba ni abanyamupira mujye mubyumva njyewe nzi afande Nyakarundi atagumo aba ni abagenerale ndi kuvuga bakunda siporo brigadier general bamwita aje afashe Aperi bigenze gute atwaye
duburire za peri yayiheruka umvaye banza uzamuke mu ijambo gato nsubire kuri eske aho niho nazaniye amakuru meza yuko Rigani nimba harabayeho kwishyura ariko nibamenye yuko hari n'ahandi bamwishyuriye ntamenye sinzi nimba muri kubyumva. Yego Rigani we yavuze ati abanyamakuru barekomanzwe n'aba babiri ntimwabumvise hejuru ngiye nkunda epi ngiye mfite tike imwe amagana ngahe mu nyemerere nyiherekeze baramwapuruva baramurekomanda bicamo ariko muri audit hagaragaye ko no muri ya matike bari bagize gute bari babishyuriye dufungiraho ngiye ndinare kandi Lorenzo arankunda kubera iki ni umunyamakuru. Lorenzo uyu munsi mu gitondo yamaze kwandika muri groupe y'abasiniya y'abanyamakuru bagenzi be habasezera ku mugaragaro taza gukoma amashyi iyo si inkuru ntiyabasezeye hashize iminsi gahemenaguye. Ese mwari muzi ko Lorenzo namenye operation ye mu bihe byashize agiye kujya kuri SK sobanura uburyo ageze mu mwaka wa 3 wa kaminuza hari iyo utararangiza utabona kontra ariko bakavuga turahazaza ufite nawe impano reka tugukamfatabilize barangije bamuhereza miliyoni 2 ubwo ninjiye kwande muri finance cyane kwa HR miliyoni 2 za installation miliyoni 2 zo kugira ngo bamukamfatabilize baburetse naje ngere kuri SK ntabyazi HR ntabyazi muri finance ntabyo bazi. Lorenzo ko agiye atararangiza kwishyura mbona 500 duheraho ngo ari kujya kwishimira ko bafunze Rigani duheraho inkoni kubise nde bigenda gutya wirenze urugo ariko si ubwo mwagiye mwimana abagenzi banyu bibutse video yagoyinze Vairejo kuri Action College iri ni ishuri murarizi iyi ni gigi biri ku ruhande rw'abanyamakuru hariya bakabihitiramo bitabujije ko na radio baba barayitamitse ibya bindi bavugaga ati izo nzoga gahunda yatunyweresi mwamamaza ku ruhande se ko tubona na radio Rwandike nayo ni mu hari abavuza nayo ni mu mujyose ndagira ngo mbabwire ngo iriya video mwabonye yakwizigira ari hagati ya Rigani na Lorenzo ni ya nyayo byabaye ejo nyuma y'ibibazo ni ya nyayo bagomba gukora ariko bagomba gukora buri iki ariko niyo geste niriya video iba abantu bari bazi ko ari ibya kera mbabazi ibigabanya tension abantu bari bazi ko ari ibya kera uri kumva iyo video yabaye ejo ni ya nyayo kwizigira bahagaze hagati ariko se mwumvise Lorenzo ariko ahemire nari gusobanura ati Rigani ntiyogeza nkogeza ntasesengura nkasesengura azamutume documentaires turebe kashima Lorenzo nayisetse kare asubwo yipima kuri documentaire yegeza azikora Rigani azikoze sakamurusha yanamurusha why not Lorenzo nawe you never know Lorenzo rero ayo makuru yamaze gusezera muri groupe ariko muzajya mumenya ko iyo umuntu hari n'amasezerano afite uko wirukanywe iyo CV bitandukanye niyo wowe usezeye ni ibintu bibiri bitanu. Iyo wirukanywe umunyabwenge amenya ukuntu atanguranwa usezeye bitandukanye niyo wowe usezeye ni ibintu bibiri bitanu. Iyo wirukanywe umunyabwenge amenya ukuntu atanguranwa aratanguranwa iki amabi yagiye akora abantu baravuga ati go yawe Lorenzo uzashobora he uzengurutse ibitangazamakuru bingahe ese koko YouTube channel umukada ko afite amakuru YouTube channel za siporo zinjiza iki aba diaspora bama ads batuma ifaranga rizamuka ko badakunda siporo ko mbizi muri dashboard z'abantu barenga 7 ko na Lorenzo abizi Lorenzo yabaho n'ahantu akorera. Do you think ko weho uzajya uvanga bakwirukanye ugize ibibazo uhondaguye umuntu reka nk'umujinya wa Jarike mani ishimwe ko bazajya ibaza umujinya wa Jarike wongeye wa Lorenzo ni mirabyo n'amasasa 2 yego perezida wabo Jado Castare wabahirita nyene we ntavuga oya ni gake yego Imana ishimwe Lorenzo yamaze kugira gute yasezera no nanjye nimba atangiye kwishima kuri Rigani
ndabibabwiye abanyarwanda ko amaze igihe bamuhaye miliyoni 2 ko agiye na 500 biragenda bite natihutira kujya gucinya inkoro ngo ahite yijandika mu kandi kazi. Ninde wundi uzababwira se Lorenzo ari gushyira umukono kuri kontara yahagiye atari Erikada? Oya ntawe. Ninde wundi? Nta wundi. RBA yirekanyire kureho. Nta wundi. RBA yirekanyire kureho bombe. Uyu muvandimwe yaragiye aravuga ngo mumbikira ibanga kugira ngo Samu Karenzi abashe kugira gute kumemba, kuko nawe ni igikoko. Karenzi naramugaye n'uwanjye nanjye yafata mikora kangaya nkuko yagiye yifata nshima, nkuko nanjye narebye mbona ari ku rundi rwego mu gihugu mbana mutamitse irindi zina. Yego Fabrizio, yego hazagira ubiburana hangane nawe. Karenzi wiya guciye urwaho bigenda gute? arakumenagura. Gusenya ikiganiro sagakura meme yungutse iki? Nukugira ngo adashyuha muri roho radio niye adahangana n'amakontara ngo bize kurangira anashyuhiye kuri mikoro ariwe mu rugo atari guca inshuro. Ni inkuru ivuga ko uwitwa Rugaju afunzwe azira kwiba no kunyereza umutungo w'ikipe ya APR FC. Ni amakuru mabi, ni amakuru atugezeho, ndetse ndagira ngo gusomera inkuru ukuntu ivuga. Ni inkuru dukesha radio FM iragira iti uwitwa Kalisa Georgine, uwitwa Rugaju Regan ndetse na Mugisha Frank uzwi ku izina rya Jangwan bari mu batawe muri yombi mu gihe hakorwa iperereza ku mafaranga ya APR FC yanyerejwe. Ukibaza ngo ntabwo bya mugenzi we, zina ry'Imana rwose. Gusa ni nko kukebura cyangwa umuntu akavuga atari ko umuntu aba yarabivuze, ndetse bakanarwanya bakanagira. Ndetse murabizi ko uyu mutaramu we Bikari yaramaze n'imisa nibasira n'ikipe anayikasa avuga ibiki ikipe ikikoze ntacyemere, ibiki byose yarakashije kugeza ku munota wa nyuma, kuko navuga ko abo bakoranaga bari baramaze guhindurwa, abayobozi bariho baramaze guhindurwa. Nawe aravuga ati nanjye iyi nzayikasa, ubuyobozi sinzabwemera, nzaza nkasa n'ibintu bidahari. We araza agakasa. Mwarabibonye nta mukinnyi n'umwe wazaga ngo areke kumukasa, rimwe akaza kwigarura akavuga ati ko uyu mukinnyi ni muzima. Urumva yari yamarangamutima y'ibyo yajyaga abona, ya vinono yajyaga abona. Narabibabwiye abantu bampindura umwanzi, abandi ngo abanyamakuru abashakaho iki, ariko byagenze bite, byabaye ryari. Niyo mpamvu ndahangaha aya mafaranga Rugaju ashinjwa na bagenzi be ni amafaranga bahawe kugira ngo yifashishwe mu mukino wahuzaga ikipe ya APR FC n'ikipe ya Pyramide yo mu Misiri mu mikino ya CAF Champions League 2024-2025. Byabaye ryari? Ibi byabaye muri Nzeri uyu mwaka, muri Nzeri ntago ari uyu mwaka, muri Nzeri y'umwaka wa 2024. Ni ukuvuga ngo uyu ni umukino wabaye mu mwaka wa 2024. Kesi iragarutse. Ni ukuvuga ngo uwitwa Rugaju, abantu bakimara kubona iyi nkuru bababaye cyane, baravuga bati ntabwo twe tuzi ko Rugaju agira akaboko karekare. Rugaju ni umunyamakuru uzwi nk'umunyamakuru w'umunyamwuga. Ivuga ko uwitwa Rugaju afunzwe azira kwiba no kunyereza umutungo. Guys, mureka dusabire uyu muvandimwe, uyu musesenguzi w'umupira, ngira ngo ni nawe twari dufite wa mbere mu Rwanda. Kabone nuko nubwo amakuru avuga yuko mu bicu arahita yitereka hara kuri Radio Rwanda, ariko ntago bikwiye ko twatakaza uyu munyamakuru wacu witwa Rugaju Regan. Rugaju Regan rwose zandani turacyazikeneye. Hajyemo inyoroshyo, umuntu n'umuntu arakosa, turebe yuko rwose siporo yacu itasubira inyuma, kubera ko uyu mutoza wahazaza, uyu munyamakuru w'umusesenguzi w'inyaryenge ryinshi, urumva ko ni ibibazo cyane rwose. Ntabwo ngewe mbyumva, byangoye, kandi ndabizi ko nawe byakugoye, kubera yuko uyu munyamakuru wacu turamukunda neza cyane. Iyo ari kuri Radio Rwanda bumva arimo arabica bigacika mu kibuga, wagira ngo ebana n'akabaro burya arakumva ahari.
ubwo rero kuba yumva akabaro akumva gusesengura umupira uyu munsi akaba ari gusesengura amapingu ni ibya danduva ko ntabwo byaba byoroshye ni ukuri mushyiremo imiyaga